tize najya ahantu heza h'abandi bavuze harasobanutse we Obrigado, Willy. No bukwe. Vai na kado. Primo mati. Bose nari ndimo numva ahantu hanyu ukuntu haba hameze reka ahantu iwacu ntituhagera. Kwese kado barasaze. Bite Sandra? Ni byiza. Amakuru bite aho twavuganye kutahageze? Ndaje. Nahageze nagutegereje nakuze kucyuba wica akazi vipi zawe. Ndi mu nzira ndaje nari ndimo ndaje. Okay, banguka. Minota ingahe? Okay, iminota 3. Sawa nari ndaje. Sawa. Impamvu naguhamagaye Wapi ntabwo nyizi ndashaka kwimba. ndagira ngo dupange deal. Deal? Ayo kubanza umbwire nimba deal tugiye gupanga uzayishobora. Numbwire ko ari byendi Imana wambwiraga ngo byo kwiba gusa se no kwica bizaza. Ya man njye ntabwo nashobora kwiba bro. Utambona man imeze gutya nk'imbobo njye ntabwo ndi imbobo. Cyane ni iby'imbobo man. Kandi njye ntabwo kandi hano mari man gusa none ndashaka kuducera ukumbwira ngo urashaka ubuceri beze ubuceri buzakwizaniraho. Icyambere ni ugukora umva mbaze ngubwire sibyo sinshaka muri iyi deal sibyo ntabwo mashaka ibintu by'amagambo menshi sibyo banyango ucangamuke mu mutwe sibyo hari no kwica uzica oya sibyo ariko ibyo oya man oya rwose kwica wapi man kwica hero zagaruke rero ufite gahunda nyine sibyo ngende ndiro nshaka kugira ngo duturetse ikintu sibyo ariko iyo ufashwe no kwica wakwica cyangwa nawe bakakwica man ntabwo nakwica man gupfa noneho mwana ngiye banyice mwana zikukira umwana mu mutwe bose nimba ushaka gukora akazi sibyo nimba ushaka gukora akazi wikuremo ubugoryi bwose ufite ntabwo mfite ubugoryi mwana ndakuze mani aho macuwa igihe ushobora kuba ukuriye ubusa
Man, reka ubwire Rubango mwana ndashaka amafaranga mwana. Nari bindemera nkakore to. Gabanya ubugoryi. Nari binyine ubugoryi bwose ndabugabanya man. Sibyo kandi uvana ndacyabona ufite amashereka. Ngubu bigehera cyose nahere negereje hano ukumva wigira dore cyo kora wabikoze neza dore ndabona waje wambaye nk'aba pastor bine b'abagore ese urabaye siko abantu none nta n'umuntu wamenya akazi urimo kabisa kazi kacu ntabwo bidusaba kwambara nk'abantu dusaba nko kwambara bisanzwe nk'abantu basanzwe n'abamama pastor twabyanga cyumva nari kumeze okay sawa nabyo ni byiza kwambara gutyo ariko noneho ubu ngubu ikirego tugiriye urabizi neza y'amabandi bamaze iminsi bahura batubwira aziri akariza harara hose bamaze iminsi babitubwira rero wowe ugiye kugenda nk'umuntu wigize umuntu afite ahantu ahuriye na utanabizi neza ubundi ahasigaye ugenda wigira inshuti nabo ubaneke ubimenye hanyuma wowe urahituma amagara ese nibyo ngibyo byakubabaje nugira ikibazo icyo kirego ndagikurikirana neza kandi abo bantu tuzabafa kondisiyo tugendera urazizi ugomba gukoresha uko ushoboye kose hatagira umuntu ukuvumba bazamutse bakuvumbuye nawe urabizi kano kazi kacu barita bitondeye ubuzima ntabwo nagenda nk'udafite ubwenge urumva man igihe cyo nakubwira sibyo ugabanye ayo mashereka kurimo kuko muri aka kazi dukora sibyo gupfa birimo no gukira birimo iyo udapfuye urakira nari ndabyemera mani kuko nshaka amafaranga sawa batayarire reka nkubwire rero sibyo nimba wumva uri tayari no mu mutwe wawe nabikoma bikikurimo ngo tugiye gutangira sibyo nese ngiye gupfa nona oya okay nari ubungu kandi uzajya ukora imikino hano sibyo ndagakora mani turemeranye sibyo ujye ukora imikino hano ngiye nanga umuntu uzunsikira nese mundagusekeye mani sibyo ugabanye ibiko ndagakora mani nabirenze kandi bakagufata ntabwo nzakuvuga mani ntabwo nzakuvuga kuko ngewe ntabwo mba ndi kumwe nawe nari binzabyimenyera bro sibyo nari ariko nanjye ukama yuzuye mani amafaranga ni ikintu kitabuze reka nkubwire kado sibyo ikintu ushaka nuko utazambera imbwa turagakora hari idage nigeze gukorana nayo imbere imbwa ariko umbereye imbwa none ntabwo waramuka nabirenze mani none nanakwirasa mani nanabirenze ariko mani ntabwo nkunda
Yesu ashimwe. Imana iminsi myinshi Amakose. amakuru neza ndashima Imana Ndabona neza neza. urabizi mba ndi mu mwami tuva mu bwiza kandi tujya no mu bundi karibu